inzara yo muri Kigali noneho munda reka nsubire mu nzu nzana akantu bambara. ese noneho bikigali nzashobora turanyohagira atetse pe ibyo ndabirimbira rake zikwereka ariyo zari hehera uraho mwebwe muratetse sha twebwe byaraducanze tu mbabura twaramanitse rega n'ibiryo byarabuze bitabura sakabura twaramanitse twebwe reka ntabwo duheruka mwaramanitse nikoze mumanike nyine ariko mushano iki watuje ko ubuzima ari igikora ari zakaye koko watuje tukabisangira ariko menya binaryoshye umuntu mbibona bwe n'ikiko ntetse zajya babona umuntu yishyiraho inkono babyuke nta n'isoni bafite byimenyeresha icyangombwa nuko turabisangira ngaho komeza ubitegereze ndabika we akimana igira neza nanubu uracyari ahangaha ndahari nyine ndahari nta kibazo komeza wagume wenda turabisangira ahubwo ako kantu uvuze ni neza baba we n'inzara nari mfite amahanga none se ugiye no kubyarura wanyu noneho murira no mu mabazi How many times did they tell you? Wakigwerewe nawe urazengereje urankubita umbaza iki koko mu byukuri Nubisa nagukubita ndabuzwa n'iki ubona uri mugabo nyabacu umugabo udahahira umugore ubu ngubu usibye uyu munsi bwonyine agatara katwatse hari ubwawe waburara unaburara se nabujijwe n'iki ubwo rero uri kwemera kugira ngo abantu bamenye yuko nyine waraye uhashye urabeshya ntaburaye nta kibazo siga amazi aho ngaho kuziko umuntu ndaje mbizana aka kanya ni iminota 2 yonyine ese kare kose genda nyine ubizana suga kubu ndabona abakiriya uyu munsi sinzi ko ndi burya hano no burandaza kumwe ko pressure bivemora ariko reka ngende mpe kureba kiriya tugufashe iki narinje guhaha tugura iki ikiro cy'ubugari se nangahe na 3.5 yonyine 3.5 ni inzara iri muri Kigali bagira ngo ze tuguhe yangara ubwo sugize ngo sinarinje no kwikopesha inyanya indagara n'ibitunguru n'ikirungo ndetse n'agafu ko gukora ubugari ushujyana abateka mu twe b'Kigali turabana ujogo ko wanze kumva genda reka genda ako buri wajya kwa garasiyo ntago yanguriza amafaranga ariko reka mpe kugenda seno naraye muraho neza ko twabashakaga se mwadushakaga twababona yego nta kibazo muze tuvuganeho gatoya muraho neza muraho amakuru amakuru ni nayo ko turi ngenda ko twica ibintu Kigali yo none se mwifuza ko twabafasha iki oya rwose ungurije amafaranga 1000 cyonyine kirabaye igihumbi umugore arenda kunyica arankubita ubutitsa ngo simaha kandi usibye agatara katwakiye umunsi umwe gusa ariko yanije haraho ndakora ikiyede ejo bari bandajeho komande ejo nararanya kuza iri saha rero ejo saa nizi kabateka mutwe bo muri Kigali rwose n'abanyakugejejeho rwose ukajya mbabarira rwose ndwana bameze nabi reka nkwizere reka nze nyarebe vuba nyakuzane sibyo yego murakoze rwose babyeyi
ese kuri gutinda garasiye kuri gutinda ntiyandeshyira nandimo ndi kuyashaka tebuka umbwire ku igisubizo kigenze akunda aba bantu babatekwa mu kubundi baguza mu kibundi usanze ari ntayo hoya nyizera rwose niko hoshigenda sanze imbeba zayariye ariko se noneho mana nanjye ndabigenza ute wa mugore urya nk'umuswa none abandi waguze araza kumera gute none waranyica we kwihangana nyine aranyica tu nanjye nsanze imbeba zayariye igende